ntago bibuza kuba zahabu. Rero kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuyizera, kuyiringira, kuyikomeraho nibyo by'agaciro. Biramaso kubera ko nukora gato gahumbya ukareba hirya gatoya urata intumbero. Rero abantu batiteguye guta intumbero nibo tugiye kugendana. Abantu biteguye kudata intumbero y'ubuzima, nimurebe ukuntu ubuzima bumeze. Ubuzima buragusaba, ubuzima buragira gutya, ubuzima turi kwiga, ubuzima tubwira uko wafungishije umukozi wawe. Ye baba we, tubwire, ndi kubona hano ibibazwa byinshi cyane. Hano rero ntago naje mwibazwa. Kandi no gufunga ibyo bintu ni ibintu bivugirwa muri RIB, ntabwo ari ibintu bivugirwa no kuri live. Ariko ndashaka kubwira ngo nutakaza intumbero urafungwa mu bitekerezo. Biranewe no gufunga physically, ariko ibitekerezo byawe bidafunze. Rero naje kuganira n'abantu nyine ibyo bintu bitatu. Nutakaza intumbero mu gihe gisa nk'iki ngiki, abandi barakuryana isini, abandi baraza kubiryaho, usigara uri aho ngaho. Ati twereke inzoka se wagiye kwireba iwanyu cyangwa se aho ngaho mu gishanga. Nge ntago mba mu gishanga. Foster Tembuya, ntago tugomba gusubiza ibyo bintu, ahubwo niturebe twebwe turi kwivugaho iki. Abantu benshi turarangaye, batuvuze, bagize gutya. Ese nirihe jambo umuntu yakuvuze cyangwa se ikintu umuntu ashobora kukuvuga gishobora kugukoraho kuba wowe? Ubu gihe cyose navutse mama kimara kumbyara nahise mvugwa, kandi amagambo ntabwo yigize abumbuza kuba ngewe. Twumvikane, ubu kibabajwe n'amagambo ro wavuzwe. Amagambo se yaragufasha kugira igikuri? Wari muremura kugira igikuri? Wari mugufi se akugira muremure? Niba amagambo you guys birababaje, aho kugira ngo twite kuri twebwe turi kwita bamvuze bankucoye. Wowe kwivuga ibiki? Ngewe rero nje kukubwira ngo niba ushaka kugira intumbero, niba ushaka kugera hariya kucyo ushaka kugeraho, wihumbya. Ahubwo komeza uvuga uti mu buzima bw'umuntu umugambi w'Imana ntuhera, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta ntwaro nimwe wacuriye kurwanya yagira ikigutwara. Rero nje hano nkubwira ngo mfite amakuru, nta ntwaro nimwe bacuriye kundwanya yagira icyo intwara. Ahubwo kubatabizi icyo kintu cyose kiba cyitwa nk'igitero. Twena abantu ntago babonamo nk'igitero, ahubwo babonamo nk'iki, babonamo nk'ubutsinzi. Kugira ngo umuto kwereke ko wakoze, uba wakoze nyine. Rero mwihangane rwose mwebwe muri kumbwira ngo ibi nibi n'abanyandikiye nta makuru nta bifite. Nari mbafitiye ijambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Okay, nta na message ya wakwandika ngo ibuze umuntu gutera imbere. Ubu nta kintu na kimwe usibye gufata icyo wumva kikubereye kigukwiriye, ariko ubundi ibindi byose content. Kandi rwose content ngiyi ndayibahaye babandi bashaka za content. Be ahubwo ayirasa kuba mucitse. Amen. Feneta ati ntabwo Satani arasa imyambi ku bantu be, ahubwo ayirasa kuba mucitse. Rero ntabwo azadushobora, ntabwo bibaho. Fete tuko ntabwo turi ibiryo bya Satani, ntabwo turi ibiryo bya Satani. Iyo ukuri ibiryo bya Satani uri nyina bagufite araguteka igihe cyose abonye, sibyo? So ikintu cya kabiri rero nje kubabwira ikintu, kuko nyine nimwe mwaje hano kuri live. Urumva nashaka kubabwira ikintu. Satani cyangwa se umwanzi ari kuduteza kwita ku buzima bw'abandi no ku by'abandi. Ariko nshuti yanjye, wabanje ukisuzuma wowe, wowe ubwawe, wowe nkawe, ukareba icyo ubura, ukareba icyo ugomba, ukareba. Ibaze ko tugeze muri October, itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, umwaka ugiye kurangira. Ibyo byose ukuri hano, ufite amadeni, ufite ibyo utaruzuza, ufite ibitaracamo, ariko kubera ko Satani ari kudushuka turi gutinda ku by'abandi. Kandi uzarebe, igihe cyose umuntu akoze icyiza ntabwo bagitindaho, ariko igihe cyose bazanye akantu kabi bagatindaho. Nawe ugasanga uri ku wasting time yawe, uri muri inzoka. Ibaze nawe umuntu ushobora kuza kuri live yiguriye amayinite ye, inzoka mu nzu, inzoka mu cyumba, so inzoka.
inzoka n'ibiki byose nibiri kukurangaza wowe. Be careful. Wowe wakira amakuru, wowe ukurikirana ibyo bintu byose, wowe wakira ibyo bintu byose, umenye yuko ideni ryawe, imyenda yawe ntabwo izishyurwa nuko watinze ku by'abandi. Ngiye ndumva wakwicara ukavuga uti ukwezi kwa 10 Imana ngirira neza, kuko buri muntu wese azagenda yivugira ibye. Nukuri nta kizamini na kimwe uzajyamo ngo bakubaze ibya Gahongayire, nta kizamini na kimwe nzajyamo ngo bambaze ibya Roda Claude. Uri kumbaza ngo none se barakubeshyira? Niba batazakubaza ibyanjye, urambaza ibyanjye kubera iki? Nibyo ndi kwigisha. Mureke kurangara, mureke kurangazwa n'amatiku, mureke kurangazwa n'ibitabareba. Ese iyo ngize igisebe nkagira nkishima, ni wowe babara cyane njye ubabara. Ariko watinze uri kubabazwa n'ibitakureba, uri kubabazwa n'ibitakubakira, uri inzoka kuri byo, uri igiki kuri byo. Niba ndi inzoka se wenda nawe uri urukwavu, nawe uri intama. Ibaza ariko abantu mufite ubwenge koko. Rero narinje kuguhitura nkubwira ngo ugire ukwezi kwiza. Uko kwezi kwawe nuvangamo inzoka kurakubera inzoka, kurakubera inzoka. Uko kwezi kwawe nuvangamo amatiku, kanaka yagize gutya, ese abikoze byo, abikoze byo, ese abikoze byo, wowe ukora ibingana iki? Kanaka yagize gutya, kanaka yakoze iki, ese abikoze, wowe wakoze iki? Ese ayo makosa, ibyo bintu byose kanaka yakoze, wowe wakoze iki? Niko mwabantu mwe. Ntabwo rero duterwa intambara n'abavuga, abaterwa intambara n'abavuga ubwo ntaho mugera. Rero narinje kugira ngo nkwibutse yuko umwaka ugiye kurangira darling. Sweetheart, happy new month. Kanura cyane, ongera ubwenge. Hari ibintu byinshi biri kubabaza abantu ntibitaye ku bindi. Inzoka, kanseri, kunanuka, kubyibuha, gukora iki? Ese te fait quoi? Ngira koko. Oya nukuri, ngiye ntago nta kibazo mfite, meze neza, abo turi kumwe barabizi. Nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana, ibyo nkora byose birahawe umugisha, ariko ndi kubabazwa n'umuntu. Gutunga inzoka, tuyisenge, gutunga inzoka mu nzu. Wowe se utunze, wasanga ufite n'utubeba n'udukotwo ngutwo. Ariko witaye ku nzoka, wibagiwe yuko uri umusore ugomba gutera imbere, ukava ku rwego uriho uyu munsi ukagera ku rundi. Ukaba uri mu nzoka, niko Satani akora. Niko Satani akora. Nubwo nasekera ku munsi w'iryinyo, n'ari umunsi w'iryinyo, ubwo niko nayogeje. Ariko mind your business you guys. Nukuri ngende guterwa gahinda, ubutera imbere ateye imbere, abantu bari busy, abantu bari gukora, barashaka iterambere, barashaka kugira gute. Wasanga abo ngabo bagenda bavuga ibyo ngibyo, nayo kugura amayinite byari ibibazo. So nashaka kuguhitura rero ku kwezi gutangira, kugira ngo ubashe kumenya aho ushyira ibitekerezo byawe, kugira ngo umenye ngo wiririre. Thank you so much. Uyu muntu yanditse ibintu byiza ati Yesu yaravuze ngo mwiririre. Mwiririre. Buri muntu wese afite umutwaro yo kuri iyi si. Gahongayire nta gutesha umwanya, aho kugira ngo wicare uganire n'umuryango wawe, uri muri Gahongayire, uri muri bakanaka, nako ushaka kuvuga abagenzi banjye. Page yanjye iraza kuvaho hajye hiyundi. Gusa uzahura muri ubwo buzima bizagenda gute? Niyo mpamvu rero iyo umuntu akubwira ubusa uragenda. You don't join this live. Gosh. T'es sûr que je dois arrêter? Ok, amasaha bampaye ararangiye. Kuko mfite ibindi bintu ndimo gukora, ariko mureke kurangazwa. Ni Satani, ni Satani. Ariko noneho ngende kubabazwa n'umuntu. Ndi kubabazwa n'umuntu ushobora gufata akirirwa mu nzoka no kureka nkubwira aho utinze ibitekerezo byawe, no musaruro uzabona. Nukuri tugerageze. Tugerageze. Ngo wafungishije, ngo wagize gute, ngo umuntu nese niyo yaba ari 100, ngo yaba ari 1000. Umuntu yagutwara akantu kawe wakoreye, tuvugisha ukuri. Nubwo ibyo bintu ngo inzoka ngo yarafungishije, ngo yagize atya, ngo yabize amahitamo yanjye cyangwa se ibyo naba narakoze bizakubakira iki? Kirageza uyu mwanya ukoresha wumva iby'inzoka, wumva ibintu datagezeho, wumva ibiki n'ibiki n'ibiki, ukoresha ushaka amafaranga yo kubaka.
gura amabati, gura isima, gura amabuye. Ejo bundi utazanyagirwa bakabura naho bagushyira. Si ibyo mama? Gira uyu mwanya nk'umuntu w'umujene, ukura amaboko mu mufuka ukore. Uku kwezi kwanjye numvaga nshaka kubwira ngo happy new month. Uri abantu bazahanga, ni abantu gusa byanze byarabasenya, ariko humura sheri, ntabwo uri wenyine. Ntabwo byanze. Kuko reka nkubwize ukuri, nta kintu na kimwe, nta message umuntu yakwandika nk'uyu nguyu ngo amadiro. Reka manze kwanza mukure mu bana b'Imana, mushyiraho agomba kujya. Urumva nta jambo na rimwe, nta message. Niba ikintu cyose umuntu yakora gishobora kubuza umuntu intege. Okay, rero reka nze mbanze nkora icyo ngomba gukora. Nta zihari shamanye ifi baragura sizo bakuye hehe. Abantu baraho ngaho ntibashaka kwiteza imbere. Abana b'Imana turiho turatera imbere, turiho turumva icyo Imana ivuga, naho bitaciyemo turi kwisaba ngo dufashe Mana bicemo. Undi cyo kuza abantu bararushye pe, abantu bararushye. Abantu bararushya n'abandi, Satani ari kubagora. Muri kugorwa n'ubusa. Urumva muri kurushywa n'ubusa, kandi ibibazo ni byinshi. Birambabaza iyo umuntu adafata umwanya ngo yiyubake. Uzasanga abandi bagusiga muri iyi si y'Imana.